Umushinga wa Pi Network ihituma yininga ubusanzwe wubakiye mu cyo bita Web3. Pi is not only cryptocurrency like this. Pi is a future of internet. Turabasuhuje bakunzi ba buryo YouTube channel. Aho muherereye hose mukurikirana ibiganiro bica ku buryo TV. Waba uri mu Rwanda, waba uri mu Burundi, waba uri muri Kenya, Tanzania, Uganda se, waba uri muri Congo, Nigeria, ndetse namwe muri mu bihugu hirya no hino ku isi mudukurikiye, turabakunda cyane. Ntitwakibagirwa n'abatwereka ko badukurikiye bari mu gihugu cya Sudani y'Epfo, Juba, ndetse n'abari mu ntara ya Toriti. Aho ku isoko rikuru rya Toriti turabasuhuje cyane. Kandi ntitwakibagirwa we wakoze subscribe ku buryo TV, tuboneraho no gusaba wowe utarakora subscribe ku buryo TV ko wakora subscribe kugira ngo nawe urusheho kubana natwe umunsi ku wundi. Erega buriya iyo ukoze subscribe uba duteye inkunga ikomeye cyane, bituma turushaho kubashakira andi makuru agiye atandukanye avugwa muri uyu mushinga wa Pi Network. Kandi ni na byiza iyo tugenda dufashanya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba ngewe uyu munsi menya amakuru runaka nyakugezeho ku gihe, ugire nawe ibyo ubasha gukuramo birakugirira akamaro. Ndetse nawe numpa subscribe uraba unyubatse cyane, uraba unkoreye ibintu byiza. Iyi subscribe uramuhaye irangirira akamaro. Mbese twese tubeho mu buzima, navuga ngo ni ubuzima bwo gufashanya. Muri rusange reka tugaruke ku mushinga wacu wa Pi Network. Pi Network ntabwo izaba ari ifaranga ry'ikoranabuhanga gusa, ahubwo Pi ni n'ahazaza ha internet, cyangwa se n'ahazaza ha murandasi. Pi mu buryo bwa cryptocurrency ntabwo izaba ingana niyo tuzi nka Bitcoin. Oya, Pi ifite agaciro kurenza kure cyane, cyangwa se karuta kure aka Bitcoin ukurikije uko Pi iri kuvugwa. Ubundi kugeza ubu Bitcoin niyo tuzi nka cryptocurrency iyoboye izindi zose, cyangwa se ni nayo cryptocurrency yabanje kubaho, ari nayo nyine ya mbere niyo iziyoboye. Ariko nubwo iyi Bitcoin ariyo ya mbere, intego za Pi ni ukurenga cyane, ni ukugera hejuru, ni ukuba iri kure cyane ya Bitcoin. Nizere ko aha hantu humvise neza. Uyu munota Bitcoin irayoboye, niyo iri hejuru y'izindi zose kuri uyu munota. Ariko noneho Pi yo ishaka kuzaza irenze, iruta kure Bitcoin. Ubwo urumva aho Pi izabiri. Wowe ukora mining ya Pi Network, aha wavuga ati Pi hejuru, Pi imbere cyane, Pi mu bicu, uko wabivuga kose Pi yubahwe. Aho wayishyira hose Pi yubahwe. Umupiyoniyazi wese umayininga Pi Network iyi saha yavuga ngo Pi yubahwe. Hari umwe mu bapiyoniyazi wavuze kuri Pi Network, cyangwa se wavuze kuri Pi muri rusange, yarivuge ngo do not joke with this project, do not joke with this project. Ntuzakirense uyu mushinga. Mbese wowe uzakirense ibindi, uzasuzugura ibindi, uzapinge ibindi, ariko nugera kuri iyi Pi Network uzashyiraho akadomo, cyangwa se uzaca akabogi umugani w'Abanyarwanda. Bivuze ngo
ibindi byose nushaka uzabipinge, ariko nugera kuri payi netiwaka ushyizeho akadomo, ubanze ureke ubitekerezeho neza, wumve payi icyo ari cyo, ubanze wumve payi ikiyivugwaho, ubanze wumve payi uyu munota iri kuvugwaho iki. Erega burya iyo ikintu bakomeje kugishyira mu majwi, nta nduru ivugira ubusa, nta nduru ijya ivugira ubusa, burya haba hari impamvu. Niba abanyamerika uyu munsi bari kuvuga ngo payi imwe izaba ihagaze miliyoni y'idolari, abashinwa bakavuga ngo payi izaba ihagaze 314,159, biriya byose bavuga baba bafite impamvu yabyo. Ubihuze n'uwo mugani ko nta nduru ijya ivugira ubusa, hari impamvu bavuga biriya biciro. Twebwe ibyo twavuga byose birashoboka, ushobora kuvuga uko ubyumva, agaciro payi yaza ihagaze, ariko biriya byose biri kuvugwa kuri payi, ibi byose byirirwa bica ku mbuga bivugwa kuri payi bijyanye n'agaciro kayo, hari icyo payi iduhishiye. Niba umayininga payi netiwaka, mbese vuga ko payi iri hejuru cyane, nushaka ubishyire mu byo ukora byose, cyangwa se urebe n'izindi mayiningi ukora, ujye uvuga ko payi ari umwihariko, uvuge ko payi nawe hari uburyo uyifata ukurikije n'amakuru ayivugwaho. Wenda ntawe uzi ngo bizaza nyine biri kwa kiriya giciro, ariko icyo izaziraho cyose kizaba gishimishije. Ikigaragara, igiciro payi izaza ihagaze kizaba gishimishije. Payi yubahwe, payi njye uyu munota sinzi uko nakubwira payi, kuko payi uburyo nyifata wenda butandukanye n'ubwawe, hari uburyo nawe uyifatamo, ariko payi niba uyimayininga nakubwira ngo kuraje kandi wicike intege, wowe reba ibiri kuvugwa, dutegereze umunota wa mbere. Icyo dusabwa gusa ni ukwirinda guhubuka, payi zacu ntituzisesagure, dutegereze umunota wa nyuma icyo payi izaza idutangariza. Twirinde guhita twihutira kuzijyana ku isoko ngo turi kugura ibicuruzwa runaka. Yego nabyo ni byiza, niba uguze igicuruzwa uyu munsi utari ugifite ni byiza, ariko nta nubwo ari byo byihutirwa. Reka tubanze twihangane, dutegereze bayiha agaciro, cyangwa se bavuga ngo payi imwe izaba ihagaze gutya. Ibyo nabyo bizadufasha, bizatuma tutajya gusesagura ya mapayi yacu twamayininze. Ariko niba umayininga payi netiwaka, bivuze ko hari icyo uyiziho. Wowe utaramayininga rero iyi payi netiwaka, cyangwa utarakoze mayininga ya payi netiwaka, hari byinshi utayiziho. Niyo mpamvu uyu munota umuntu yaza akakubwira ngo payi imwe bari kuyiha agaciro kaya n'aya, ukumva ntibishoboka, ukumva n'ibyo umuntu ari kukubwira wenda yataye umutwe. Birashoboka, ushobora kumva yataye umutwe kubera ko nta kintu uzi kuri payi, ntuzi n'icyo ivuze, ntuzi n'icyo ari cyo, uretse kubyumva gutya bivuga. Ariko menya ngo payi hari ibyo iduhishiye tutari twamenya uyu munsi, bikiri guhwihwiswa, ariko bizavamo ikintu kizima. Niba utamayininga iyi cryptocurrency, haracyari igihe nawe waza ukayimayininga, haracyari uburyo bwo kuyimayininga, kuko ni ubuntu. Bivuze ngo nawe iyi saha waza ugatangira ugakora mayiningi ya payi netiwaka. Ariko niba wowe uyimayininga, wowe uzi icyo payi ivuze, nibura hari bike uyiziho. Ahubwo noneho bya bindi bike uyiziho, bimwe wari uyiziho, birasaba ngo ugire ibindi usobanukirwa neza bivugwa kuri payi netiwaka. Menya ibindi byimbitse bivugwa kuri payi netiwaka. Wowe ufite payi zawe, zifate nk'ikintu cy'agaciro gakomeye, ufate payi zawe nk'ikintu cya nyacyo gihenze kuri wowe, kuko payi izaba ari kimwe mu bintu bifite agaciro gakomeye cyane mu minsi iri imbere. Payi izaba ari ikintu nanjye ntabasha kukubwira. Mbese ibaze niba yaza kuvuga ije ifite kariya agaciro nk'uko babivuga, nawe wumva aho payi izaba ihagaze. Ni urugero, ese nk'ubu wenda payi
ibaye ari ejo heza ha interineti nk'uko bivugwa nabyo, payi ishobora kuzaba ari ejo heza ha interineti. Kandi iyi si turi kujyamo interineti niyo iri imbere. Ibaze wowe utaramenya payi cyangwa wowe ugishidikanya kuri payi, aho uzaba uri. Interineti niyo iri gushyirwa imbere mu bintu byose, itumanaho niryo ibintu byose biri gushyirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Niba ibi byose utarabimenya rero, sinzi isi uri kwerekezamo wowe icyo uri kwimiriza imbere. Ariko byaba byiza niba waramenye payi netiwaka, yikora uyikunze, yimayininga uyikunze, ahasigaye twe dutegereze icyo bazayiduhaho cyangwa se igiciro bazayiha, maze birushaho kutubera byiza. Aha bivuze ko iyi payi niba izaba ejo heza ha interineti, izaba ari ikiguzi cya interineti y'ahazaza. Tekereza isi ya none uko iterambere rigenda rihindagurika, iterambere rigenda rituzanira udushya. Ibi bintu byose birakorwa mu ikoranabuhanga. Ibintu byose tubona biri gukorwa mu ikoranabuhanga, nta kindi ikoranabuhanga ni interineti. Niba rero payi ari interineti y'ahazaza, nawe uri kumva urwego payi iriho. Buri kimwe cyose kirashakirwa umuti, kirashakirwa inzira, kirashakirwa uburyo bwacyo biciye muri rya koranabuhanga. Uyu munsi niba wari umuhinzi ukoresha imbaraga z'umubiri, ejo azaba ari ugukoresha nyine n'ikoranabuhanga. Kandi biriya byose bizabaho byavuye, ibyinshi bizaba byaturutse kuri interineti. Niba ufite payi zawe, menya ko ufite ubukungu, menya ko ufite ikintu cy'agaciro kuri wowe. Wisesagura payi zawe ngo uri kujya kuzigura moto uno mwanya utaramenya n'igiciro ihagazeho. Wisesagura payi zawe ngo ugiye kuzigura imodoka utaramenya agaciro ka payi. Ahubwo wowe zibike, umenye ngo wateguriye umuryango wawe neza. Iyi payi ibiyivugwaho nibiza ari iby'ukuri, bizaba ari agahebuzo cyangwa se ari igitangaza ku bantu bamayininze payi netiwaka. Ibyo byo buri wese umayininga payi, ntekereza ko abizi cyane. Nawe ubitekerezeho urwego payi izaba ihagaze, niba payi ari future of internet, ari ahazaza nyine ha interineti. Payi izaba ifite agaciro, n'uyu munsi ifite agaciro. Wowe uyifite umenya ko ufite iby'agaciro. Ntirahabwa yego ngo ntiravugwa ko izaba ingana gutya, ariko nubwo bataravuga ngo izaba ingana nicyo cyimirijwe imbere, nicyo twese dutegereje ifirimbi ya nyuma, dutegereje umunota wa nyuma ngo tumenye ngo payi imwe ihagaze ibi n'ibi. Reka tugaruke mu gice cyacu cya kabiri, turebera hamwe uburyo payi izaba ari ahazaza ha murandasi, cyangwa payi uburyo izaba ari future of internet. Turebe n'uburyo payi netiwaka, uyu mushinga wa payi netiwaka wubakiye muri web3, ndetse n'icyo web3 isobanuye muri rusange. Ibi byose reka tugaruke tubireba muri video yacu ikurikira iyi ngiyi. Mu gice cya kabiri gikurikira iki, turebe uburyo payi netiwaka ari future of internet. Payi netiwaka ni umushinga wubakiye muri web3. Web3 ni iki? Ibyo byose turagaruka tubibona mu kiganiro cyacu cya kabiri. Twongera kubasaba mwebwe mwese mutarakora subscribe ku Buryo TV ko mwakora subscribe kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi. Kandi we wakoze subscribe warakoze cyane, uri umuntu w'umugabo. Ndetse nawe ubashije kureba iyi video ukaba hari iki kumariye, wakora comment, wakora share, like ku nshuti zawe, biremewe. Ariko burya iyo ukoze comment ukatubwira ati hari ahantu ibingibi ntibyagenze neza, birushaho kutubera byiza, tukamenya ngo turakosora ahangaha. Iyo ako kantu gashyizemo katubwira ati ahangaha ngiye nabonye ibi bitagenze neza,
ubutaha tugaruka tuhakosora. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde mwikorera mining yanyu ku gihe.